Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro y'Imana. Turi kuwa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Ni umunsi wa 44 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 478. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Turagana ku ijambo rivuga ngo imigambi ya Hamani ntizahama. Esiteri 6:10 haravuga ngo nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi uko ubivuze ubigenze utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze. Ahera ko atekereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama n'umugore we Zereshi baramubwira bati Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba uwo ari umubyaro rw'abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Imigambi ya Hamani ntizahama. Uyu ni Hamani wari wamaze igiti cyo kugira ngo azakimanikeho Moridekayi n'abayuda, ndetse inzandiko zaratanzwe, ariko umunsi umwe Uwiteka ritamura arigaragaza, abuza umwami bitotsi ijoro ryose. Bucya avuga ati ninde uri mu rugo? Hamani yari agiye gusaba Moridekayi ngo amumanike, ariko mu mbaraga z'Uwiteka aravuga ati ninde uri mu rugo? Aza ari Hamani. Yamuzengurukije ku ifarashi umujyi wose, agenda avuga ati dore uko bazajya bagenza umwami akunze kubaho. Sitwavuga byinshi. Igiti Moridekayi ari kumanikwaho, Hamani niwe wakimanitsweho. Imigambi ya Hamani iburizwamo abayuda babona ijambo. Imigambi ya Hamani ku buzima bwawe ntizahama. Komeza wiringira Uwiteka, ntazemera usebe. Sengeye mwene data mushoboze kukwiringira mu izina rya Yesu.